Mwaramutse neza abakurikiye televiziyo African Pentecost Church. Igitondo cyiza. Tunejejwe n'uyu mwanya wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Nk'uko bisanzwe dufite igihe gito muri ubu buzima, ariko ni byiza yuko tugisaranganya uko kiri. Reka rero dutangire iyi gahunda dusenga Imana kugira ngo idufashe muri ibi bikorwa dutangiye. Mana nyir'ijuru n'isi, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, tugushimiye ko waduhaye kuramuka kandi ukatwongerera no kurama. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko ugiye kudufasha muri ibi bikorwa, kandi n'abaduteze amatwi bose bakagira umugisha w'iri jambo kugira ngo twese tubabaragwa ubugingo buhoraho. Reka iri jambo tujye kuganira ribe ryubaka imitima, ribe rifasha abagenzi, ari abaryumva ari n'abazaryumva, buri muntu wese rimugirira umumaro mu by'uru rugendo turimo. Icyubahiro kibi cyawe, kugirirwa neza nawe bikomeze kutwomaho. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Reka dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva ibice 3, umurongo waho ni umurongo wa 4. Haranditswe ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Umurongo wa 4 haravuga ngo, Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru iti, Mose, Mose. Aritaba ati, karame. Iramubwira iti, wikwegera hano, kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho ugeze aho ari ahera. Imana yacu dufashe kandi Imana itugirire neza. Imana imaze kubwira Mose ko aho ageze ari ahera, Mose yagize igitekerezo. Mu mibereho ya Mose harimo umuhamagaro, ariko atari yarasobanukiwe. Nshaka kuvugira ijambo ngo umugambi w'Imana ku muntu. Umugambi w'Imana ku muntu. Umugambi w'Imana kuri wowe, umugambi w'Imana kuri jewe, umugambi w'Imana ku muntu wese, yaba ari uzi Imana, yaba ari utaramenya Imana, buri muntu wese Imana ibimufiteho umugambi. Haleluya. Umugambi w'Imana rero uhoraho, kandi umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu utangira mbere yuko aba urusoro mu nda y'umubyeyi we. Nibwo Imana itekereza ikavuga iti, uyu muntu akwiye kubaho, kandi mu kubaho kwe nzamugirira neza, nzamufasha, nzamurwanirira, nzamuneshereza, nzamujya imbere, ahataringaniye nzaharinganiza. Irabizi ko ibyo byose bihari, irabizi ko hari ibiguhiga, irabizi ko hari ibigushaka, irabizi ko hari ibikurwanya, irabizi neza ko byose bishakisha ukuntu byakugirira nabi. Noneho mu kukurema, irakurema ariko ikanategura. Haleluya. Uyu witwa Mose ni umwana w'umuheburayo, wavutse mu bihe bikomeye, wavutse mu bihe bitoroshye, wavutse mu bihe by'uko umwami yari yashyizeho itegeko ko nihagira umwana w'umuhungu uvuka azicwa muri icyo gihugu. Cyane cyane umwana w'umuyuda, ntabwo yari umwana wo mu banyegiputa, yari umwana wo mu baheburayo. Abaheburayo rero ni ubwoko bwakomokaga ku mugabo witwa Aburahamu, ariko mu by'ukuri bakabimwitirira kubera ko abaheburayo bari abantu basenga. Amen. Bari abantu basenga. Abantu basenga rero burya kenshi hari amazina menshi batwita. Nawe hari ayo bakwita. Ariko burya n'abadasenga bafite andi babita. Buri muntu wese agira izina yitwa. Iri zina rero ushobora kuryitwa mu by'ukuri atari uko wenda ariko so yakwise cyangwa umubyeyi wawe. Hoya, ahubwo biterwa n'izina ry'ibikorwa. Hari ibikorwa ugira, ibyo bikorwa bigatuma bakwita izina. Imana yacu dufashe cyane. Mbabarira amagambo yumve umugambi w'Imana kuri wowe.
n'ibikorwa ukora muri wa mugambi w'Imana mugendana, waba ubizi waba utabizi. Mu mugambi w'Imana habamo ibintu bigusunika, hari ibintu bigusunika mu mugambi w'Imana bigashakashaka uko wagerageza kuyoboka inzira y'Imana. Hakaba n'ibindi rero biza mu mugambi wa Satani, nabyo bigashaka ukuntu byagukura mu murongo wo kwizera no kugira ngo bikunyuza ahandi hantu uyobe, bityo umugambi w'Imana utangire kugenda ugira imbogamizi. Imana itugirire neza cyane. Uyu Mose tubona ko yavutse, abahanga benshi baramuzi baramukurikira, namwe mwese murabizi. Tubona ko yavutse nk'abandi bana, ariko ngo akavuka mu bihe bibi, ibihe byo kugeragezwa ko kubyara ko ababyeyi b'Abaheburayo babyariraga mu bitaro bya Egiputa. Iyi Egiputa dusoma ni Misiri yo hirya ahangaha abantu bose bazi batemberamo, ariko ni Egiputa ifite amateka akomeye, kuko iyi Misiri ubwayo yayoboyeho isi. Yayoboyeho isi, ku bantu basoma ibitabo, abantu b'abahanga murabizi. Isi igihe cyarageze Misiri ikayobora ibihugu byinshi, irwana intambara zitandukanye, kandi yari ifite ubutware, ifite n'ubushobozi muri icyo gihe. Nibo bantu bari bazi gucura amacumu, nibo abantu bari bazi gucura ibintu by'inyundo, ibintu bikomeye byo kurwanisha. Igihe kiza kugera rero iza gukoroneza urubyaro rwa Isiraheli, kandi mu by'ukuri gukoroneza runo rubyaro rwa Aburahamu ntabwo Misiri ariyo yahamagaye runo rubyaro. Haleluya. Ibi ngibi ujye ubimenya ko mu mugambi w'Imana ishobora kukwambutsa amazi magari ukajya hirya kure, ukajya n'ahandi tutazi twebwe. Imana ishobora kugukura mu gihugu cyawe ikakujyana mu kindi gihugu kugira ngo uzarokore abanyagihugu bawe bazazayo. Haleluya. Ibyo ntabwo Imana ibikora kubera ko iso yabigizemo uruhare cyangwa mama wawe yabigizemo uruhare. Ibikora kubera ko ifite umugambi wayo ku bantu. Haleluya. Noneho mu mugambi wayo ku bantu, ishobora gufata icyerekezo ikaguhindurira, ukavuka nk'abandi bana, mukaba muri no mu muryango umwe, wenda muri abana 5, 6, sibyo ko iki gihe bigenda bigabanuka, hakabaho abana bakeya 2, 3, ariko muri ba bana hakazavamo wowe, akaba ari wowe ugira ubwenge bwinshi, ukajya kwiga amashuri ahambaye, ukazagaruka ukaba umuyobozi mu gihugu, abantu bakagutinya, ndetse no mu muryango wawe bakakubaha. Rimwe na rimwe banakugeraho nawe ukabasuzugura, kandi mu by'ukuri Imana yakuvanye mu bantu muba muvindimwe, ikujyana kwiga, igutegurira imibereho kugira ngo uzarokore bano bantu, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Ibi bintu mu mugambi w'Imana bibamo. Imana itegurira abantu ishingiye uko ibabona. Mu murimo w'Imana habamo ibintu bitandukanye. Uzasanga benshi bavuga ngo bari abapasiteri n'abayobe, bari n'abasazi, bari ntibazi ibyo bakora. Ariko burya hahirwa ubirimo neza, kuko amazina bazakwita yo ntazabura. Imana itugirire neza cyane. Mu mugambi w'Imana rero igufiteho. Iki gitondo ndashaka kugutangariza ko Imana igufiteho umugambi mwiza. Haleluya. Imana igufiteho umugambi mwiza, kandi mu gihe cyose waba ugize umugisha, iri jwi ukaryumva, ukaryumvira. Kumva birashoboka, ariko no kumvira ni ikindi. Iri jwi uramutse uryumviye bigutera kunezerwa mu mutima wawe, ntihabe mu bwihebe, ntihabe mu bwigunge, ukanezezwa n'uko Imana igufiteho umugambi. Abantu benshi bashobora kwigisha ku mugambi w'Imana ku bantu, ariko kenshi twese tukagenda tukagira ibyiza tugaragaza, ariko ntitugaragaze n'ibibi. Nyamara n'ibibi birahari. Nubwo ufite umugambi w'Imana ikuyoboye, ariko n'ibibi birahari, kuko nabyo biba bifite uburyo bikwataka kugira ngo bigukure muri wa mugambi w'Imana. Imana yacu dufashe, kandi Imana itugirire neza cyane. Uyu mugaragu w'Imana Mose yavutse nk'abandi bana, ariko avuka mu gihe kitari cyiza. Nyuma mu gahe gatoya, nyina ngo abonye ko atazakomeza kwihanganira guhisha uwo mwana, ngo amuhisha. Abantu murabizi, ahantu haba intambara abantu barihisha. Noneho nyina acura umugambi wo kuvuga ngo reka mubohera agatete akajyane mu ruzi akarohe. Yabikoze atazi neza ko uwo mwana azabaho, ariko mu kwizera kwe, mu mutima w'uyu mubyeyi, umutima ukomeye, birashoboka ko Imana yari ifite umugambi kuri uyu mubyeyi, igafata icyemezo ikamubwira iti wowe boha gutya, bigenze utya. Mu mutima we abitekerezaho, ariko burya Imana niyo yabimushyizemo. Ntabwo yari inaniwe kuba yaramwiciye mu matako ye nk'uko abandi bapfaga icyo gihe. Oya, ahubwo mu mugambi wayo.
haleluya. Mu mugambi wayo irareba ibona ko uyu mwana akwiriye kuzabaho kandi akazacungura bene wabo bari baraheze mu gihugu cy'amahanga bahamaze imyaka 400. Kandi wibuke ko iyi myaka 400 Imana yari yarayibwiye Aburahamu, iramubwira ngo mbonye yuko urubyaro rwawe ruzajyanwa nk'umunyago mu bihugu by'amahanga. Amen. Ibi musezeranya imwereka ko bazajyayo ariko bakazororoka bakazagwira. Igihe kiragera rero umwami Farawo arabibona yuko bamaze kugwira, bamaze kuba benshi, ngo agira ubwoba bwinshi mu mutima, atekereza ko igihugu bazakimwambura kuko bakoranaga umurava, bakoranaga umwete. Amen. Iyo ukorana umwete abenshi baravuga ngo uriya ngo ajya kwa shitani, ngo uriya ngo akorana n'ibi ngo kubera ko uba ufite imbaraga zigusunika zikwereka icyerekezo ujyamo, zikwereka iterambere urimo, zikwereka ibyo ushaka kuzageraho n'intego yawe mu mutima wihaye. Ibyo rero iyo bikora abenshi ntibatekereza ko ari imbaraga zawe, oya, ahubwo batekereza ko ukorana na shitani. Nyamara ni umurava wabishyizemo, Imana ikabisunika, umugambi w'Imana ukagwira, inzara igacika mu rugo, ubukene bugacika mu rugo, kurya mukarya, mukanywa, mukambara, mukubaka, mukagwira, mukororoka, kugira ngo iby'Imana yagambiriye ibikunyuzemo bisohore. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Urahirwa wowe wumva aya magambo. Shaka kutinyuka, ukigirira icyizere, ugatekereza imikorere myiza ushingiye ku ijambo ry'Imana. Uve mu bibi ujye mu byiza, uve mu byo wibwiraga bidafite umumaro winjire mu bifite umumaro. Akenshi abantu benshi bayoba kubera ko no gusoma ijambo ry'Imana bibabera inkeho, bagaha agaciro ibindi bintu byose, ariko ntagira n'iminota nibura n'ibiri yo gusoma ijambo ry'Imana ngo yumve icyo Imana imushakaho. Kandi mw'iri jambo niho dukura ubutabazi. Haleluya. Niho dukura umucyo, niho umwijima uhunga, umucyo ukakwinjiramo, bityo ukabona icyerekezo, ugatangira gushyikira inzira nziza ikugeza ku Mana Data. Imana yacu dufashe kandi Imana itugirire neza. Uyu mugaragu w'Imana Mose, aha mu intambara zose yagiyemo, ngo ageze muri ayo mazi, umwana wa Farawo amanuka ajya koga. Kuki atagiye muri pisine kandi zari zihari? Akamanuka akajya mu nyanja. Ahubwo wari umugambi w'Imana kuri Mose. Umugambi w'Imana uratangiye, utangira umukobwa wa Farawo amanuka ajya koga. Agezeyo ngo abona ngo abajabe babona akantu kagatete karaguzerera mu mazi ngo agakikira ufunzo. Nuko ngo bafata icyemezo ngo arababwira ngo mugende mujye kukazana. Bakazanya bapfunduye basanga harimo umwana w'umuhungu. Ngo bamwitegereje ngo bahita bavuga ngo uyu ni umuheburayo. Kuki bamenye ko ari umuheburayo batamenye ko ari umunyegiputa wenda abamubyaye bakamujugunya? Ahubwo umugambi w'Imana wakomeje kwinjira muri Mose, unanasabagira mu mitima y'aba bantu. Abantu bahita babona ko harimo umugambi w'Imana, batangira kumva ko aka kana bakagiriye impuhwe. Haleluya. Hari igihe rero ugirira impuhwe umuntu, wowe ukibwira ko ari impuhwe wamugiriye, ariko burya kenshi ni umugambi w'Imana kugira ngo uriya muntu umufashe. Haleluya, haleluya. Ibi bintu ushobora kubyumva ukagira ngo biroroshye. Igihe kimwe twari turi mu masengesho, abantu mu gipangu twari turimo, umuntu aduha ubuhamya aratubwira ngo hari abantu bari gusenga, ngo noneho ngo bakajya basenga ngo Mana duha imigati, Mana duha imigati, Mana duha imigati. Ngo nuko abana b'abakire bahagarara hejuru muri etaje bajugunya imigati muri cya gipangu. Abana b'umukene batoragura ya migati barayirya. Bo bashima Imana bavuga bati Mana turagushimiye ko duhaye imigati. Haleluya. Bati turagushimiye ko duhaye imigati. Bo bajyana ishimwe, ariko abana b'umukire batangira kuvuga ngo base ngo bari gushima Imana ngo nibahaye kandi ari twebwe tubibahaye. Mu by'ukuri Imana yari ibibahaye, kuko mu gihe cyose bari bamaranye ntabwo bari barigeze babaha imigati. Ahubwo umunsi basenzeho nibwo imigati bayibonye, bayihabwa n'umwana w'umukire. Imana ishimwe ko uyu mukire yari ahatuye, hanyuma abana be bakumvira Imana bakaba ibikoresho by'Imana. Nubwo batamenye ko bakoreraga Imana, ariko burya barayikoreye. Haleluya. Imana nigukoresha, ntugatekereze ko ari wowe ubikoze gusa, ahubwo ni umugambi w'Imana kugira ngo biriya bintu uriya muntu abashe kubaho. Imana yacu tugirire neza kandi Imana idufashe. Ibi ushobora kubyumva ukagira ngo ni ibintu byoroheje. Mu mugambi w'Imana habamo inzira ndende. Jewe ubwanjye iyo tuvugana, hari igihe nigeze kujya gupagasa. Njya gupagasa ku rugo rw'umuntu w'umusukuma, musaba akazi. Andebye abona ndakana karaho k'inzobe, k'amaso manini, k'amatwi areba imbere. Aravuga ati kano kana
kavuye ahandi hantu ntabwo nagahakaze, aransuzugura abona ko bidashoboka. Ariko kubw'umugambi w'Imana njyewe nari ndi kumusaba mubwira nti wambabarira nkakuragirira inka zawe kandi kwizi inka zizororoka, nishyiramo icyizere ko inka ze zizororoka. Ampakazi ndamuragirira, noneho mu gukama najya nkama inka akavuga ngo ayo mata ni nakamye niyo ari bumwe. Imana iragenda imwinjiramo imukundisha cyane kunkunda, akambonamo umuntu w'agaciro, akambonamo umuntu ufite umumaro, kandi ndi umukene naraje ndi umushumba mu nkazi. Igihe kiza kugera umugabo arambwira atari kurabizi, reka kuragira inka nkuru ubyihorere, ube hafi ujye umenya ko zanyoye zuhiwe neza, inyana zarishije, imirimo y'imvune uyihorere ugaruke hafi. Mu mugambi w'Imana, Imana inkura mu ibyo bintu byo kujya mu mashyamba ya kure, inyigiza hafi y'urugo. Aho hantu naje kuzahakura umugisha, umugabo amezi 6 arangiye ampa ikimasa, kuko icyo gihe twakoreraga ikimasa mu mezi 6 ku mwaka, tukaba bakaduha inyana. Rero nari naragiye kubihakirwa ngira ngo ndebe ko nanjye nazavamo umugabo. Hari igihe kibaho ubukene bukaza, ariko mu mugambi w'Imana buza buje mu mugambi w'Imana. Ari Imana iyoboye bwa bukene kugira ngo izakwigishe uburyo nugira icyo ugeraho nawe uzafasha abandi bakazagira icyo bageraho. Haleluya! Ibi bintu ubyumve kandi ubyumvire, ntukiharire wenyine kuko ntabwo uzabijyana, nugenda uzabisiga, kandi nubisiga bizaribwa n'abatarabiruhiye, nta n'umugisha wabikoreyeho. Imana yacu tugirire neza cyane. Ibi nshobora kubivuga ugatekereza ukavuga uti wenda hari nukugira ngo oya, nta gusaba kurimo, ahubwo uzabikore nk'uzabihemberwa, kandi nk'uw'Imana izabigororera mu gihe cyose ukiriho, ikanakurebera muri bya bintu, ikakurindira umutekano kugira ngo izina ryayo ritagawa kubera wowe, ahubwo ryubahishwe kuko waryubashye. Imana yacu tugire neza. Haleluya! Ibi rero ushobora kubyumva ukumva mu by'ukuri biragoye, ariko nta kigoranye kirimo, ahubwo n'umugambi w'Imana kuri wowe. Nigeze kuvuga haruguru ndavuga ngo Imana ishobora kugukura mu gihugu cyawe ikakujyana mu gihugu cy'abandi, wahagera ukagenda ugiye kwiga cyangwa se ugiye guhaha. Bibaho ko ababyeyi bahaguruka bakajya guhaha, abana bakazavukira muri ibyo bihugu. Abantu dusangiye ururimi benshi dufite inkomoko, kandi iyi nkomoko nayo ifite amateka. Aya mateka sinshaka kuyajyamo. Haleluya! Ntabwo nshaka kuyajyamo, ariko abantu benshi uzajya mu mahanga, igihugu ugezemo usanga uyu muntu uvuga runo rurimi. Nuhagera uzasanga azabanza rimwe na rimwe kukwiyoberanyaho, ariko mu kanya gato agucunge. Nasanga uvuga runo rurimi muzahita muba inshuti. Hame, muzaba inshuti. Nyamara impamvu muba inshuti nuko muri mu gihugu cy'abandi. Iyo muri wanyu muraryana, mugatongana, mugapfa ubusa, mugapfa ibi. Nyamara ahandi iwe abandi mubasha kubanaho mu mahoro, kugira ngo mutinyanyagize, mukihindura imfura. Nyamara hirya iwanyu byacikaga. Ariko umva neza iri jambo, abana ba Israeli nibo batubereye icyitegererezo. Mu gihe bari mu bunyage bashyiraga hamwe, mu gihe bakataga icyondo bashyiraga hamwe, mu gihe bamumbaga amatafari bashyiraga hamwe. Bari bafite ubumwe budasanzwe, imbaraga zabo zari zimwe, icyerekezo cyabo cyari kimwe. Umwami agera ubwo avuga ngo mubongerere ibihano, mubongerere kubumba amatafari. Babongerera kubumba amatafari, babongerera ibintu bibaremerereye. Ariko nubwo byabaremerereye ntabwo bacecetse, ntabwo bacitse intege, ntabwo bananiwe. Umugambi w'Imana wakomeje kuba umwe muri bo. Imana yari yaragambiriye ko igihe nikigera izabakura mu gihugu cy'ubunyage ikabasubiza muri gakondo yabo. Haleluya! Nuko ngo igihe kigeze ifata Mose. Mose aragenda ngo asanga barwana. Umunyagiputa yarwanaga n'umunyayisiraheli. Uko umunyagiputa akubita umuheburayo nibwo Mose yarakaraga. Muri we umugambi w'Imana uraza, Mose ararakara. Kandi mu by'ukuri yaje nta burakara afite. Ahageze ngo sanga ibintu byakomeye, agifata wa umunyagiputa barapfuye. Wabwirwa n'iki niba atari Imana yamwishe kugira ngo isohoze umugambi wayo? Haleluya! Hari ibintu Imana ijya yica bitari ngombwa ko bipfa, kugira ngo wowe muri wowe umugambi w'Imana usohore. Hari ibintu Imana
igirwanya bitari ngombwa ko ibirwanya, kugira ngo muri wowe umugambi w'Imana usohore. Mu mugambi w'Imana habamo ibintu byinshi byishe, ariko akenshi bigira ngo ikurengere nawe uzarengera abandi. Haleluya. Imana yacu dufashe kandi Imana itugirire neza. Mose ngo abibonye arayembayemba arigendera, yisubirira ibwami. Mu gahe gatoya ngo aza kugaruka, noneho asanga abayuda bombi bari kurwana. Aba bantu b'Abaheburayo nabo ubwabo umwuka wa Satani yabinjiragamo, nubwo bari bafite ubumwe, ariko hari n'igihe bagiraga umwuka utari mwiza, batonganira muri cya cyondo bari kukata, noneho bararwana. Mose ngo ahageze azaje kubakiza, aje kubakiza ngo bamurebye, ngo umwe muri bahita avuga ngo ngo urashaka kunyica ngo muko wishe wa munyegiputa. Mose amenya ko ibintu byamenyekanye muri we, umwuka amwinjiramo, umwuka amubwira ngo byaramenyekanye. Ntabwo wari ubizi ko byamenyekanye, byaramenyekanye. Haleluya. Amwemeza neza ko byamenyekanye, aramubwira turabizi, no mu kanya urapfa. Ngo afata icyemezo cyo guhunga ubwami. Tekereza kugira ngo umuntu yibwirize guhunga ubwami, kandi ahunga ubwami nta umwirukanye, nta wamuvuze, nta wamukomye, usibye bene wabo bamubwiye ijambo rigakoma ku mutima wabo. Ijambo rikomye umutima we, ahita atekereza ati yo burya baramenye. Haleluya. Haleluya, haleluya. Burya baramenye. Ngo yumva mu mutima we harimo ko bamumenye. Umugambi w'Imana uhita umumenyesha ko bamumenye, kandi reka da, nta muntu wari umuzi, nta wari warabibonye. Afata icyemezo cyo guhunga, ava mu gihugu yari arimo cya Egiputa ajya mu kindi gihugu, ajya guhakwa no kuragira ihene n'intama. Imana yacu dufashe kandi tugire neza. Muri uru rugendo yagendaga rero, yageze kwa sebukwe. Aho ngaho niho ngo yatambitse hirya gatoya nihuse, ngo yinjira ahantu asanga igihuru kiri kwaka umuriro. Ngo kirebye atambikishwa no kureba impamvu kiriya gihuru gishya ntigikongoke, kandi yajaje kuragira bisanzwe, aragira intama za sebukwe, agira amatsiko. Nawe ndakwinginga cyane ngo ujye ugira amatsiko, utekereze, ujye ugira gutekereza. Ubundi kubera iki abantu basenga? Biguhe gutekereza impamvu basenga, biguhe gutekereza impamvu bari abantu bafite umurongo bagenderamo, biguhe gutekereza impamvu bari abantu bafite uko bahagarara, biguhe gutekereza ese uramutse upfuye nonaha wajya he? Reba upfuye uri umujura, reba upfuye uri umusambanyi, reba upfuye uri umugome, reba upfuye uri umwicanyi, urebe aho abicanyi bajya. Twese tubacira urubanza tukavuga ngo bagiye kwa Shitani, ngo barimbutse. Ariko uyibuke ko ibyo bintu bizasobanurwa n'Imana ishobora byose, niyo yonyine izasobanura uwari mukuri. Ariko no mu gihe tukiri muri iyi si, birakwiye ko dukora ibyiza hakiri ku manywa. Haleluya. Birakwiye ko dukora ibyiza, kuko udakoze ibyiza nibi bintu uzamenya ibyo ari byo. Imana yacu tugirira ubuntu. Nuko ngo Mose agitambika kuri cya gihuru yitegereje, ngo abona ntigikongoka, ngo hanyuma yumva ijwi rimuhamagara ngo Mose, Mose we. Imana iramubwira ngo aho hantu ugeze hagararaho, hagarara ugeze. Arahagarara. Iramubwira ngo kwetura inkweto, kuko aho ugeze nahera. Mose ngo ahita abona ko ari ahera, yibwiriza vuba, ngo aratinya akuramo za nkweto. Ndashaka kukubwira muri iki gitondo ngo aho ugeze hagararaho. Garukiraho mu mugambi wo gukora ibyaha, garukiraho mu mugambi wo gukora ibibi, garukiraho mu mugambi witagira umumaro, ahubwo wiyegurira Imana yifite icyo ishaka kukugezaho mu mugambi wayo muri iki gihe. Imana yacu dufashe kandi tugire neza cyane. Haleluya. Hari umugambi Imana igufiteho, garukiraho hantu. Numara kuhagarukira uvanemo inkweto, kuko inkweto zigira umwanda. Burya inkweto zikandagira mu mase, inkweto zikandagira ahantu hari umwanda. Ubwo reka mvuga ngo matsinde, mvuga ngo hari umwanda, nawe uhumve aho inkweto zikandagira. Amen. Inkweto zikandagira ahantu habi, nicyo cyatumye Imana imubwira ngo izo nkweto zikuremo. Noneho Mose we, kuramo inkweto ubundi untega amatwi wumve. Imana nibwo yatangiye kumubwira ngo umva Mose we, genda ujye kwa Farawo umubwire ko nshaka kurekura ubwoko bwanjye bukajya kunkorera. Amen. Imana itekereza ko Mose afite imbaraga, imubonamo ubushobozi, imubonamo ububasha, imubonamo ubuhanga, imubonamo ubumenyi,
imubonamo byose, ifata umugambi wayo wose iwumanura iwushyira muri Mose. Haleluya. Iwushyira muri Mose, irangije iramubwira ngo ngushyiriho kuba umuhanuzi imbere ya Farawo, uzaba Imana, imbere yanjye uzaba akamana gatoya. Amen. Ngo arangije asanga ntazagenda adafite ibimenyetso. Nibwo Imana yamubwiraga ngo rambika inkoni yawe hasi. Icyo ufite mu ntoki ni icyati n'inkoni. Ati ngaho irambike hasi. Ayirambika hasi. Aho siho nashakaga kujya cyane. Nashakaga kugira ngo ngaruke ku mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana muri wowe ni muremure cyane. Umugambi w'Imana muri wowe urakomeye. Umugambi w'Imana muri wowe nuwo kukugirira neza, nuwo kugukiza, nuwo kugutabara, nuwo kukurwanirira, nuwo kukuneshereza, kugira ngo Imana ikuneshereze. Nuko nawe hari ibyo ubasha kureka, wamara kubireka ukaza mu bwere bw'Imana, noneho ubwere bw'Imana bukagutunganya ushingiye ku nshinga yitwa kwizera. Haleluya. Yesu Kristo yaravuze ngo mwizere Imana nanjye munyizere, kuko kwa data hari amazu menshi, iyaba adahari mba mbibabwiye, ariko kuko hari, haleluya, ngiye kuyategura, mbategurira aho muzaba. Ibi ngibi barabihamiriza, asiga bibwiye abantu. Bishaka kuvuga ko dufite urugendo kandi dufite ahantu tuzajya kuba. Haleluya. Dufite ahantu tuzajya kuba, dufite ahantu tuzaba karamata, dufite ahantu tuzaba batababara, batarira, bataganya, badafite ibibarushya, nta stress zibayo, ni mu mahoro asesuye. Imana tudufashe kandi tugire neza. Urahirwa wewe wumva aya magambo muri iki gihe, kuko hari n'abandi batabyumva, batanabyitayeho, kandi abazarimbuka bo nabo barahari ni benshi. Ariko ndakwifuriza kutaba muri uwo mubare w'abazarimbuka, ahubwo ndakwifuriza kuba mu mubare w'abo bugingo buhoraho. Imana tudufashe kandi tugire neza. Haleluya. Hari ikintu ugomba kumenya mu mugambi w'Imana. Hari uburyo Imana igiza ikagusura mu nzozi usinziriye. Muri za nzozi zawe uryamye, wajya kubona ukabona umugambi w'Imana waje. Ushobora kurota urugero, ntanga urugero, ushobora kurota uguruka, ukibwira ngo ndagurutse, kandi uri ku gitanda uraryamye. Ukaguruka ukajya mu kirere, ukabona inka yakwirukankanaga wayisize, cyangwa se ukabona bari bakuriho n'amacumu wabasize, cyangwa se ukabona bakwirukankanaga n'imipanga wabasize. Ibyo byose ukabitekerezaho uri muri za nzozi, ukabona wagurutse wagiye. Burya ndashaka kukubwira ngo biba biriho, ariko kuba biriho bituma wowe mu mugambi w'Imana iza kugusanga usinziriye, kugira ngo ikwereke bya bintu byari bihari ngo bize kukugirira nabi, none ikakwereka n'imbaraga zo kugira ngo ikuzamure ize kubikurenza, ikakwereka yuko ibikurengeje. Haleluya. Noneho hakaba n'igihe ushobora kurota ubona ugwa mu cyobo, ukabona waguye mu cyobo kirekire. Iki cyobo uguyemo ngo ukajya kugerayo wananiwe, ukajya kugerayo ufite ikibazo ngo wumva wanapfuye, ariko wagera muri cya cyobo utaragwayo ngo witure hasi, ugahita ukanguka. Iyo ukangutse wumva unaniwe, wumva urushye, wumva hari intambara wari uriho. Burya rero Imana ibiri kugucira amarenga, ikwereka ko uzarimbuka, kandi ikakwereka ko ufite n'ubushobozi bwo kugusama ntugweyo. Ariyo mpamvu ukanguka ugasanga uri ku buriri. Imana tudufashe kandi Imana itugirire neza. Ibi byose ushobora kubitekereza ukagira ngo ni ibintu byoroheje. Nta cyoroheje na kimwe kirimo. Imana ifite inzira nyinshi zo kukurengera, Imana ifite inzira nyinshi zo kugutabara, Imana ifite inzira nyinshi zo kugusubiza, Imana ifite inzira nyinshi zo gusohoza umugambi wayo muri wowe. Haleluya, haleluya. Imana tutugire neza. Ndakwifuriza cyane muri iki gitondo ko wamenya umugambi w'Imana igufiteho, ugasubiza umutima wawe inyuma, ukabitekereza, ukibaza umugambi Imana igufiteho. Numenya umugambi Imana igufiteho, bizakugira umuntu mwiza. Umunkanyaro uzava mu maso, uzahora ufite ibineza neza, uzahora ufite ibyishimo ku mutima. Ushobora guhura n'ikigeragezo kikakuzahaza, kikakugirira nabi cyane, ariko kubera umugambi w'Imana ukuriho, cya kigeragezo ntikigutsinde, ahubwo ukagitsinda. Ushobora guhura n'uburwayi, uburwayi bukakubabaza, ariko kubera umugambi w'Imana igufiteho, bwa burwayi ntibukwice. Ushobora kuba ufite ikibazo runaka
ibibazo byinshi ntabonye uko mvuga, ariko wowe ukaba ubizi, ubyiyizi uri kunyumva, menya neza ko ushobora kuba icyo kibazo gifite kandi uri mu mugambi w'Imana. Ninde wakubwiye ko ibibazo bizavaho? Ntabwo bizabuza intambara kubaho, ahubwo uzizana ni uzabona ishyano. Imana yacu dufashe cyane. Ndakwinginga cyane muri iki gitondo kuvana umutima wawe mu bwihebe, ukibuka ko umutima wawe ukoreshwa n'Imana isumba byose, mu izina rya Yesu. Haleluya. Munyemerere miniraha kugira ngo nawe utekereze, nguha akanya. Noneho ibi bintu bitekerezeho neza, kandi nushaka uza kubibaza neza, uraza gukurikirana nomero zanjye ziriho, hanyuma unanazirebe, hanyuma unambaze. Utinyuka unanambaze nanjye ngusobanurire, kuko byanze bikunze kubaza bitera kumenya. Natwe kera ntabwo twari dukijijwe, ntabwo twari abana b'Imana, ntabwo twari tuzi umurongo w'abajya mu ijuru, ariko uyu munsi turawufite. Imana yacu tugire neza. Njya mbyibuka kera muri 87 umukobwa witwa Mukamugenga mwene Misingo niwe wambwirije ubutumwa bwiza. Arambwira ati niwihana Imana izakugira neza. Twari tukiri abana b'abasore, ariko Imana iravuga ngo niwihana nzakugira neza. Iryo jambo ararimbwira, anyigisha uko basenga. Arambwira ngo Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Aransobanurira, ambwira icyo bigiye bivuga. Nyuma nanjye ako kantu narakagendanye kugeza ubwo nakiriye agakiza, noneho nemera kujya muri Yorodani, ndabatizwa, mvuka ubwa kabiri. Uyu munsi wanandi umukozi w'Imana. Haleluya. Ibi bintu ni ibintu bifite ahantu bikomoka, ntabwo ibintu biva kwizana gutyo. Imana iba yarakugizeho umugambi ukiri mu rusoro mu nda y'umubyeyi wawe. Iyo rero igufite umugambi irawusohoza, kandi ikawusohoza neza, ahubwo ugahura n'ibizazane, ariko hari intsinzi muri ibyo bizazane yitwa Kristo umwana w'Imana. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Reka dusenge Imana, dusengerere ijambo kandi rigufashe, rikugirire umumaro, nanjye rimfashe ringirire umumaro. Mana turagushimye mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe ukunda. Tugushimiye neza yawe n'urukundo, tugushimiye ko dufiteho umugambi mwiza, kandi tugushimiye yuko uri mu ruhande rwacu. Natwe tugufitiye icyizere kuko uri Imana ikomeye, kandi uri Imana ishobora byose. Nta kibasha kurogoya umugambi wawe kuri twebwe. Twiringira tudashidikanya kwibuza bikora kandi ukabikora neza. Reka nsengere umuntu wese ufite ikibazo, reka nsengere umuntu wese ufite ibimunanije, ibimucogoje, ibimuruhije, ibimuzahaza, ibimurwanya. Ibi bintu byose mbikomatanirije hamwe nsaba ngo ukuboko kwawe Mana guhagurukire kubirwanya mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana ukiranuka. Amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha amahoro, Imana ibagwizeho ibyo mwifuza byose, kandi mwakoze kudutega amatwi. Ni Pastor Musangamfura Evariste mwavuganaga. Mugira amahoro y'Imana. Imana ibaha umugisha.